rero ubwo twari twasuye mu mujyi wa Dubai twaje kumenya yuko hari abanyarwanda b'inshuti za Neon TV ariko batuye hanze ya Dubai, umujyi wa Dubai bariho banakorera kandi bari bifuje kuba bagira ibyo badusangiza cyangwa basangiza abandi banyarwanda cyangwa abandi bantu badukurikiye kuri Neon TV. Nibwo rero twafashe urugendo rw'isaha imwe n'igice mu modoka ugana aho hantu, akaba ari muri Emirates yindi, ndetse akaba ari ahantu bita Faraj Al Muwala. Rero mukaza kubona rero twabasha kuganira n'abantu babiri bakorera aho ngaho, ndetse bagira n'inama abandi bantu baba bifuza kuba bajya gushakisha kuko ibintu byose biba bishoboka. Byaranshimije cyane kubona abana b'abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda n'abanyarwandakazi bajya gushakisha hirya no hino. It's Neon TV rero twaba tubasuhuje abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu hirya no hino. Nk'uko twabibasezeranyije twabwiye ko tuzajya tugerageza kujya mu bihugu bitandukanye tukegera abanyarwanda, abarundi cyangwa se n'abandi bantu bavuga indimi z'ikinyarwanda cyangwa ururimi rwumvikana rw'ikinyarwanda. Bitabujije ko mu minsi iza nitumara gutera imbere tuzatujya mu ndimi nyinshi zitandukanye, twegera abantu benshi batandukanye, tugamije kuzatugana kuri siporo, tugamije kuzatuganira no ku buzima busanzwe, inama abantu benshi banyuramo, ubuzima banyuramo ariko bushobora kuba bwafasha n'undi muntu ari we wese ushaka kugira icyo yageraho. Kuri uyu munsi rero turi ahantu bita Dubai. Turaza kumenya byinshi kuri Dubai, turaza kumenya ko burya hatabona igihugu cyitwa Dubai. Abantu benshi bazi ko ari igihugu, turaza kumenya ni byinshi. Nagize amahirwe hari abanyarwanda bashegura nabo baraza kutuganiriza mu kanya, muraza kubabona batubwire bamwe mu buzima barimo, n'abarimo bashaka ubuzima aha ngaha, bashobora kuba bagira n'inama n'undi muntu waba uri ahandi hantu nawe akaba yaza gushakira ubuzima aha ngaha. It's Neon TV rero nkuko twe tumaze kubibabwira mu kanya, tukaba duhuye rero n'uyu mumama w'umunyarwandakazi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amakuru yawe Amina? Ni meza cyane. Uyu rero niwe duhuriye hano Dubai, akaba ari byinshi ari buze kutuganiza kuri uno munsi, ariko by'akarusho amakuru y'imyaka myinshi cyane. Meza cyane. Kuko nkuzi imyaka 10 n'ingahe irenze, hari hashize igihe kinini cyane. Yes. Abantu baraburana ariko abantu banongera bagahura, nyine nko bajya bavuga imisozi n'idahura ariko abantu banongera bagahura cyane. Nishimiye cyane kuba ubaye umuntu wa mbere tubashe gusura hanze y'Ubwongereza cyangwa se hanze tuvuye aho twatangire bino bintu bya Neon TV, uko wemeye kuduha ikiganiro cy'ubuzima wanyuzemo kurinda ugeze aha ngaha. Ngira ngo inama mu byo tuza kuganira ari inama abantu baza kuba bakuramo. Ikintu numva twaheraho, ngira ngo niwe wankosoye, ntabwo njye nari nsanzwe mbimenyereye, burya ngo Dubai si igihugu, niko bimeze cyane. Dubai ni umujyi. Dubai ni umujyi uba mu gihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ukaba ufite ama Emirates agera ndakeka ari muri 7. Yes. Dubai rero akaba ari umwe muri izo Emirates. Bivuze yuko Emirates ni nk'ama state? Yes. Ni nkuko bavuga ngo muri state nko muri Amerika bafite ama state atandukanye? Yego. Okay. Rero Dubai ni umujyi umwe muri iyo ngiyo, ariko kubera ukuntu ari wo mujyi uzwi, abantu binjira hano ari wo binjiriramo bazi ko ari igihugu. Nanjye namaze igihe kinini cyane hano ntarabimenya ko Dubai atari igihugu. Atari igihugu, mva ngo mba mu mujyi nyine, mba mu gihugu cya Dubai, ariko nyuma yaho nagiye mbaza abantu njye nasobanukirwa. Babyumva ntago Dubai hari igihugu. Dubai ni nkuko babidusobanuriye, ni imwe muri Emirates zigize ibirwa byunze ubumwe by'Abarabu. Ikindi kibazo njya ngira, nkigera ku kibuga cy'indege cyangwa ndi muri uno mujyi nagiye mbona imihanda ijya Abu Dhabi. Nari nzi ko Abu Dhabi nacyari igihugu, niko bimeze? Nacyo wambwiye ngo ntabwo ari igihugu. Oya, Dubai nanone ntabwo ari igihugu. Uko Dubai atari igihugu na Abu Dhabi ntabwo ari igihugu. Yes, Abu Dhabi ni nayo kapitale y'iki gihugu. Ni ukuvuga ngo Abu Dhabi nayo ni Emirates. Muri zimwe 7 nakubwiye. Yes.
akaba ari nayo city yo muri iki gihe nyine niwo mujyi nyine w'iki gihugu. Bivuze yuko Abu Dhabi ni umujyi wa Dubai? Yes. No ntabwo ari umujyi wa Dubai. Abu Dhabi ni umujyi wa UAE, ni umujyi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yes. Ariko abantu benshi ntabwo bawuzi kubera ko binjirira muri Dubai. Umuntu wese uje yinjira muri Dubai, ntabwo yinjirira hehe Abu Dhabi. Ngira ngo Abu Dhabi benshi ntabwo bayizi, kereka wenda nk'abakunzi ba Neon TV mukurikirana Manchester City. Uriya muherwe wa Manchester City ni uwa Abu Dhabi, niho aturuka. Sheikh Al Mansouri niho hari. Rero abantu benshi muri Afurika cyangwa se mu bihugu bitandukanye twe dusanzwe tuzi ko Dubai ari igihugu. Twumvishe ko Dubai ari Emirates, imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe by'ibihugu by'Abarabu. Amir, rero nk'uko wari umaze kudusobanurira ibijyanye na Dubai na Abu Dhabi na izo Emirates, ngira ngo ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti: ntuzi i Nyamirambo kera, urugendo rwo kuva i Nyamirambo ukisanga muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu rwaje rute? Urugendo rwanjye se ko ari rurerure. Ndahera inyuma gato. Nagize igitekerezo cyo kuza muri iki gihugu mu 2019, ariko mbere yaho hari ikindi gihugu nari nabanjemo n'ubundi cy'Abarabu. Mbona ntago biri kugenda neza, ndavuga ati reka ngende ngerageze na hariya. Nari ndi mu gihugu cyitwa Kuwait, ni hano hafi yacu, ni muri Middle East naho. Noneho nkajya numva Dubai nkumva ko wenda haba amafaranga menshi. No gushakisha niko ubuzima bumeze. Urahindura ukagenda. Ndahindura njya mu Rwanda, nigaho ibintu bike nagombaga kwiga. Byumvikana ko mu Rwanda wavuye muri Kuwait? Yes. Ujya mu Rwanda kongera kwiga ibindi bintu ushobora kuzakoresha muri Dubai? Urumva ndi muri Kuwait nakoze ahantu muri restaurant yari irimo na coffee shop, ariko nkakora nk'umuntu usavinga ikawa. Noneho ndavuga se kubera iki ngiye ntabikora? Kubera iki bundi abangaba bakora ikawa, kubera iki ngiye ntabikora? Kuki utakiga gukora ikawa? Kandi ntago bampa akazi ko gukora ikawa utarabyize. Yes. Ndavuga ntire nta nubwo nzanagaruka hano ngo bakame. Ndavuga numvishe Dubai haba akazi k'abantu bakora ikawa. Nta nibyo nari nazi, nta n'umuntu wari bunyemerere kubinyigishiriza mu kazi. Ndavuga reka ngende iwacu, nari maje kumenya amakuru yuko hari ahantu bari kubyigisha ibintu by'ikawa byari bitaraba byinshi cyane mu Rwanda nk'ubu ngubu. Ndagenda ndiga, mfata training z'ukwezi. Maje gufata training z'ukwezi ndi hafi gusoza kugira ngo ni prepare neza nze hano covid itijyamo, ariko sinacika intege, ndakomeza nkajya nkora practice byose nyine ndabimenya. Mu ntangiriro za 2021 nibwo ninjiye muri iki gihugu. Ngira ngo ndafunga, ndavuga ati ndagiye, ubumenyi ndabufite, ungiye gushaka akazi Dubai. Hari ukuntu Abanyarwanda ntaguciye mu ijambo, ukuntu Abanyarwanda bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya ubweza. Yego. Urumva wahereye mu bundi buzima muri Kuwait? Yes. Urangije ubona ntabwo birimo bigenda neza, ugasevinga abantu ariko utabashoboye kuyibakorera. Hanyuma ukabona abantu bayikorera n'ukuntu wenda bahembwaga neza kukurusha, kandi bakaba bataguhari akazi. Haza igitekerezo cy'uko ugomba kujya kubyiga. Ngira ngo aho ngaho harimo isomo ry'uko buri kintu cyose ugomba kurwana nacyo ukaza kugera kuri cya kindi cy'inzozi zawe. Hajemo covid, ariko ntiwacitse intege. Yabundi warwe tuvuge tumana yanjye. Byari bikomeye kubera ko nari nararangiza no kwiga. Kuwenda kubari uzabona iki kiganiro baranzi, nari nararangiza kwiga, ntago nari ndaba tayari kuba natangira akazi. Ariko uko iminsi igenda, uriza uburyo bongezaga iminsi, byatwaye umwaka, kandi ari ibintu nari narapanze nibura gukora amezi 2. Ariko sinacitse intege, naravuze ati ibintu ngomba kubikora. Buriya iyo ukunda ikintu kandi ukabuzi ko kizakugirira akamaro, nta gucika intege. Sinacitse intege, narakomeje.
covid ivuyemo turakomeza nyine mbona ibyo nagombaga kubona bandaje uraze utangira akazi. yego ndenze cyane cyane tuza gusubira inyuma. yego Birumvikana ko inzozi zawe zo kwiga gukora ikawa urabona ko ari akazi gashobora kuba kagutunze muri kino gihugu cyane. ni akazi keza, uretse ko akazi kose ni keza. iyo ukora akazi ugakunze kandi ukagakora ufite intego, akazi kose ni keza. ikintu cya mbere ugomba kwishyiramo ni ugukunda ibyo ukora, kumva iyo umaze gukunda ibyo ukora no kubikora birakorohera. kandi nanone disipurine irakonta mu bintu byose. iyo ikintu cyose wakora nta disipurine cyangwa kwihangana nta kintu ushobora kugeraho. dukomeza ikiganiro cyacu murumva ko rwari urugendo rutandukanye. yahereye muri Kuwait akora ibintu bitandukanye, asubira mu Rwanda ajya kwiga gukora ikawa, agaruka Dubai avuze ati noneho akazi kanjye ngiye kugenda gukora ikawa. Amina, ikintu nakubaza ahangaha gikurikiye, turabizi ko buri gihugu icyo ari cyo cyose ugiyemo, uretse n'igihugu, niyo uvuye mu ntara ukisanga nk'i Kigali, hari challenge ya mbere uhura nayo cyane cyane ahantu hashyashya, kuko ahantu hashyashya haba ari hashyashya, haba hari n'ibintu bishyashya, haba hari inzira zitandukanye zigoye n'izitagoye kandi nshyashya. yego. urugendo rwawe rwo kuva mu Rwanda uza Dubai rwari rumeze rute? urugendo rwanjye mva mu Rwanda nza hano ntabwo rwari urugendo rugoye, ariko nari mfite ubwoba kuko nari mfite amakuru. urumva iyo ugiye kujya ahantu bwa mbere ubaza abantu bagiye batandukanye. hano haba abanyarwanda benshi kandi hari harimo n'abakora umwuga ndi kwiga. urumva nakaga amakuru, ese ngeze aho nabona akazi gute? ese numva ntabwo navuye mu Rwanda nza mu kazi, naje nje gushaka akazi. Uje gushaka akazi nibyo bintu ntegeye kuvuga. ku tike yanjye kuri viza, icyo gihe naje viza yari y'amezi 3 ukariniyunga uri mu gihugu, ariko kubera covid ko ntibemereraga abantu kugenda. ariko ubundi viza y'ahangaha irashira ugasohoka, ni amafaranga. nabanje mbaza amakuru, ese viza irangiye bigenda gute? ese iramutse irangiye nta bushobozi mfite bwo kwiriniyunga, ese gushaka akazi bizagenda gute? nawe nafite amakuru yuzuye. naraje amahirwe, burangira amahirwe, sinzi niba akenshi ntabwo mbyita amahirwe, nkeka ko ari ukubana neza n'abantu. yego. iyo ubana neza n'abantu, uko waprocinze umuntu ukagira n'icyo umubaza kuko ushaka kugeraho, akenshi biragufasha. yego. naraje ni ukuri nabyita amahirwe. nta nubwo naje ndara ijoro rimwe Dubai, kuko indege ya Rwanda igwa Dubai. umunsi ukurikiyeho ndabyibuka, hagati ya Dubai na Abu Dhabi, nk'uko nabigusobanurira, ama Emirate atandukanye. buri Emirate bifite perezida yaho n'amategeko yaho. icyo gihe Abu Dhabi na Dubai bari bafitanye ibintu by'ibibazo by'amapolitike ntazi. harimo n'ikibazo cya covid. umuntu ugomba kuva muri Dubai yinjira muri Abu Dhabi agomba kuba afite irangamuntu. nta bavisita binjiraga bashyashya. iyo ufite indangamuntu kuba ufite residence ya kuba ahangaha, ufite wemerewe ibyangombwa byemerewe gutura cyangwa gukorera muri iki gihugu. byari urugamba rukomeye, nicyo kintu cyangoye nyinjira muri iki gihugu. ariko mpura n'abantu ndambuka. ni ahantu nta gihugu kitabamo icyo bita abacora. barancora nisanga ndi Abu Dhabi, kuko niho nari nabonye akazi. akazi ka mbere k'ikakaye ka Abu Dhabi. yego. ngiye kuva naza muri iki gihugu sindaba Dubai. none uza ahangaha uza warizi ko wari uza Abu Dhabi? ntayo narinzi. wari uzi Dubai? narinzi Dubai nk'uko nabigusobanuriye ko ari igihugu kimwe. umuntu naramwandikiye ndapurayinga akazi, arambwira tuzaze muri interview. naraye nje badagiye interview ndanayitsinda, ntangiye akazi. ntago urebye urugendo rwo gushaka akazi ntago rwango. ntago rwakugoye ufatiraho nyine kuva icyo gihe ntago uratakaza akazi. nakoze Abu Dhabi imyaka 2. yes, tumaze kumva rero urugendo rw'uyu mugenzi wacu, tubwira ukuntu yize ikawa agatega agiye gushaka akazi Dubai, aza kwisanga akazi ka mbere ahereyo, agahereye ahantu bita Abu Dhabi. ikibazo cyanjye kiragira kiti, umaze kugera mu kazi
za nzozi zawe katumye uva kowe tugasubira mu Rwanda ukajya uvuga uteka njya kwiga ukuntu bakora ikawa hanyuma ukongera ukurira indege ukavuga uti ngiye gushaka akazi waje gusanga hano kazi gashobora gutunga umuntu kagafasha n'umuryango wawe wasize muri Afurika? Igisubizo ni yego cyane. Nk'uko natangiye mbikubwira, iyo ukunda ikintu kiraguhira kandi iyo uzi intego yawe icyo ushaka ibintu byose biroroha. Urumva nk'igihugu narinjemo kikiva muri covid ntago naje mpera ku mushahara ngo uvuga ngo umushahara umuntu wese waguha akazi arakubwira turabona turi mu bihe bya covid iki n'iki amafaranga yose baguhaga warayemeraga. Ntago natangiye ku mafaranga menshi ariko uko biri siyo nahembwagaho nari mvuye nta nubwo mu Rwanda nari nyafite ariko naravuze reka nihangane ko nari nzi icyo uracyafite ka kantu nyine amafaranga mbere ukoreye abara mu Banyarwanda? Of course ugomba kubara mu Banyarwanda kubera yuko urabara ukavuga se aya mafaranga niyatanga iwacu bazakira ngahe nk'abantu tuba dufite imiryango nyine urabyumva nawe. Ndabyibuka nkigera mu Bwongereza ni story yanshekeje cyane ariko yabaye kuri mugenzi wanjye. Nkigera mu Bwongereza urabona igihe ushaka ubuzima uhura n'abantu benshi batandukanye ibihugu bitandukanye. Nabanje kubana n'umuntu nyine iyo mugihe hamushaka ubuzima hari ukuntu babanza kubashyira ahantu hamwe mubana mu mazu muturutse mu bihugu bitandukanye. Nabanaga n'umuntu wo muri Ethiopia. Umusore ariko we yagerageza kuvuga icyongereza urumva nanjye ntabwo icyongereza cyane cyari kiza cyane ko we twagerageza kumvikana. Yaje kubona ibyangombwa bimwemerera gukora mbere yacu ajya mu kazi mbere yacu. Noneho bambwiye amafaranga azakorera ku isaha icyo gihe ntabwo yari menshi cyane ari amapondo 8 icyo gihe hari kera mu myaka nyuma y'imyaka 10 yari amafaranga menshi yahise yabarira mu manya Ethiopia. Noneho ikintu cyakurikiye yagiye gukora akazi ka mbere karako mu ruganda. Mu ruganda rero haba systeme y'imashini ubu ufite target y'ibintu ugomba gukora n'ibintu mu packing wera nk'abantu bagura ibintu online n'ibiki. Le type yaragiye arakora ariko yakoreraga yabara mu Ethiopia urumva yarashize famille. Ikintu cyashekeje nuko ku munsi wa kabiri yaraje aryama toze aryama muri salo kubera umunaniro w'imashini yaragiye akora amasaha yari amasaha 10 icyo gihe arangije we kwa kuniye yabariraga ati mu mezi angahe ninkora amafaranga ku munsi yabariye yakora ku munsi adewana nzaba nakize. Ndumva rero nawe iyo ukiza mu gihugu uratangira ukabara ukabona wese ariko nkabara nkavuga nti hoya reka nyakorere nihangane ari azaba menshi. Inama rero nagira abantu ni ugukunda ibyo bakora kandi amafaranga umwuga w'ikawa ni umwuga mwiza ni umwuga ahantu hose ku isi ushaka kugenda ugashaka akazi ukakabona kuko ikawa mpamya ko ari ihuza abantu. Ushaka kuva hano ukajya aha ukajya kandi ukabona akazi. Nabonye ari mu muco cyane cyane ibihugu by'abazungu ikintu bita coffee na tea ahantu hose ugeze mu gihugu ndavuga mu Bwongereza ko wenda ariho ntuye buri rugo rwose ugezemo nicyo kintu cya mbere wanza kubaza cup of tea or coffee nyine ugatoranya kimwe muri ibyo. Rero uravuga uti rero ushaka kugira inama ko umuntu ashobora kwiga gukora ikawa agaza agashaka akazi akabasha kubaho cyane ndanashishikariza urubyiruko cyane rukirangiza kwiga cyangwa se n'abadafite batize cyangwa badafite akazi mugane amashuri aruzuye mu Rwanda. Amashuri menshi arahari ntago nayavuga ngo nyarangiza ariko arahari uragenda ukiga. Iyo uri umuntu uzi kuvuga ngo ufite intego akazi urakabona kandi akazi wakora kakagutunga. Niba uri umusore ukazashakamo umugore niba uri umugabo ukazubaka inzu y'abana bawe n'akazi keza. Ni n'akazi nk'uko wabivuze ushobora gukora mu bihugu bitandukanye si kuvuga Dubai ushobora no kujya n'ahandi hantu. Ni n'akazi kiyubashye. Ikawa ubwayo nayo iriyubashye rega ko buri muntu wese ayibonamo. Ikawa inywa abasirimu rero no kuba n'abayikora ni abasirimu. Rero nashishikariza urubyiruko rw'Abanyarwanda muri rusange mwige ikawa kandi muyikunde.